mugire ibihe byiza nge mukurikirana ndetse mwumva ndi Oliver Grand nk'ibisanzwe ndakeka mumaze kuba mwamenyera. Uno munsi ikintu turi buze kuba twavugaho nta kindi kirenze ni turi buze kuba twavuga kuri turaganira ku bintu bijyanye n'uburyo wenda tuvuge umuntu araguhamagaye kuri telefone, noneho kugira ngo umuhamagare, kugira ngo umwitabe, akenshi cyane wita umuntu yaguhamagaye wituzira gutya ukakaba wakanda nyine ukamwitaba bisanzwe, ntabwo bikiri ngombwa. Ushobora kuba wakoresha iriya buto yo ku ruhande, ushobora kuba wakoresha nako fingerprint niba telefone yawe ifite fingerprint, aho kugira ngo umuntu naguhamagara ujye kugira gutyo urwana na screen, cyangwa se screen yawe yaramenetse ntawamenya, cyangwa se telefone yawe ifite ibibazo ntazi, aho kugira ngo urwane ujye kuba warwana na screen byanga. Waruzi ko ushobora kuba settinga telefone yawe ku buryo umuntu naguhamagara uwo ari we wese aho ariho hose isaha iyo ari yo yose aguhamagara kugira ngo ujye kugira ikindi kintu ukora, wenda ukore muri screen. Ushobora kuba wakora hariya inyuma kuri fingerprint, inyuma hari akantu ka fingerprint, telefone igahita yiyakira nyine tuvuge wenda ndaguhamagaye Oliver Grand gahita ukanda inyuma muri fingerprint ugakandamo gusa, telefone igahita nyine ugahita unyakira, ugahita ufata call yanjye, ugahita utangira kuba wavugana nanjye bitarinze kugira ibindi bigusaba gukanda muri screen, wenda screen yawe ifite ikibazo cyangwa se ibindi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo turi buze kuba twavugaho ni uburyo nyine nshobora kuba naguhamagara, wenda naguhamagara twamara kuba na wenda uburyo uri buze kuba wabigenza ibyo nakubwiraga nyine, telefone ukajya yakira ukoresheje urutoki cyangwa se ukaba wanayikupa ukoresheje urutoki. Byose biri buze kuba byakunda ndetse birakorerwa ahantu hamwe. Uri buze kuri telefone yawe, hanyuma nta kindi kintu uri buze kubaraza kuba washaka telefone yawe, uraza uze muri setting, kandeho. Numara ko wakanda muri setting, uri buze kuba wamanuka uze hano sim and network service, kandeho. Hanyuma numara ko wakandaho uri buze kuba waza he muri call setting. Aha muri call setting haba harimo option nyinshi nyine bitewe na preference yawe cyangwa se n'ibyo ushaka. Uri buze kuba wamanuka uze hano muri advanced setting. Advanced nyine setting zisumbuyeho zinenze. Hano haba hari option nyinshi zitandukanye. Hano hari answer call using fingerprint, bivuze nukoresha fingerprint uri buze guhita wakira telefone. Tuvuge wenda ninkozamo nyine fingerprint, telefone yanjye iri buze guhita yifata ntarinze kuba nakora muri screen nkuko nabikubwiye. Hano when incoming call is displayed in full screen you can answer it with your fingerprint. Ubunkanzeho gutya umuntu ampamagaye ngakora muri fingerprint gusa, telefone tayari mba nayifashe nkubyambwira. Si ibyo gusa, wenda tuvuge ushaka no kuba nyine wenda araguhamagaye urayifasha ukoresheje fingerprint, hanyuma urashaka no kuba warecordinga ibyo murimo muravugana, ariko nabwo utarinze kuvana telefone ku gutwi ngo ujye gusara ujye kugira nyine bigutesha umutwe. Oya, ushobora kuba wakoresha fingerprint nanone ukaba wakakira telefone yawe. Ahanga kuri aka kantu ka kabiri record call using fingerprint, nako ushobora kuba wakiza kagafungura. Bivuze ko ushobora kuba ndi kuganira n'umuntu ugakoresha fingerprint inyuma cyangwa se ku ruhande cyangwa se aho iri, hanyuma ubwo nkaba ntangiye kuba na recording wa muntu turimo turavugana nta bintu byinshi. Akandi kantu wenda no kuba nabandi kuvugana nawe nakumva nashaka kuba nakuvugisha gukupa koresha buto nyine, koresheje ka power button, karaga buto koresha ugiye gufunga telefone cyangwa se ugiye kuyizimya. Kanza hano nkaka openinga gutya, ubu turimo turavugana nkagakandaho gusa mba ngukubye ntarinze gukora muri telefone. Turi kuvugana ukamvugisha cyane ngahita nkana kuri ka power button
pita mba ngukubye tayari, nta bindi nyine biba birangiye, nta kindi kintu wakora. Akandi vibrate when answering or declining call. Ibi ni kwa kundi umuntu aguhamagara, noneho waguhamagara wakitaba telefone. Nyine hari ukuntu umuntu aguhamagara hanyuma akitaba telefone ntumenye cyangwa uri guhamagara umuntu nyine ukaba yatangira kuvuga ariko we utarabimenya ko yatangiye kuvuga. Akangaka kagufasha kuba umuntu nyine yaguhamagara hanyuma yatangira kuvuga tayari ukaba wagira ute wamwumva nyine ugahita umwita. Bivuze nimba yafashe telefone yawe, telefone ubwayo irahita ivibura nyine wumve ko umuntu agufasha. Ahangaha nanone nimba murimo muravugana hanyuma ukaba wumva ushaka kuba wenda tuvuge murangije kuba mwavugana n'uwo muntu arakubye, nakupa telefone nanone iravibura. Nivibura tayari urahita umenya neza ngo uno muntu nyine arankubye, turangije kuba twavugana, cyangwa se arankubye ku bushake bitewe nyine. Nabyo nugafungura akana ko biremera nyine tu. Angaha call time reminder nawo ngo vibrated at last 15 seconds per minute during call. Angaha ho uburyo bimeze nabo murabyumva nyine, ni kwa kundi vibrating telefone ivibra. Tuvuge nimba ndimo ndavugana nawe umunota nujya gushira hasigaye amasegonda 15 telefone igahita ivibra. Ego nibyo ngibyo. Ibindi byo ndakeka narabivuzeho. Ahangaha kuba wazamura telefone narabivuze. Kandi like na follow ndetse na subscribe kuri Oliver Gra, hanyuma nze nkugezaho ibintu byinshi cyane by'ingirakamaro kinera mu buzima bwa buri munsi. Ciao tubonane mu zindi video.